Muraho neza nshuti zanjye zo kuri Star 204 TV, ikaze 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 ni kwa Koko wahageze wiyumvemo ikaze. Nari mbakumbuye yambi, abantu mwese mwakoze subscribe, abantu mudukunda mukadukurikira, umva mwumve ko mbahobeye cyane muri abantu b'umumaro, muri abantu b'agaciro, umva ni mwebwe banjye. Rero nari mbakumbuye mbahaye ikaze cyane. Hanyuma nawe niba uri mushya kora subscribe kugira ngo mu biganiro byacu tujya dushyiraho ujye ubana natwe uko bwije n'uko bukeye, kuko ndagusezeranya ko utazigera uhombera hano hantu, ahubwo uzahavana ibintu by'umumaro cyane. Uyu munsi rero nagira ngo turebere hamwe ku kintu kijyanye n'abantu beza. Aba bantu beza, abantu sosiyete ikunda kwita abana beza, ugasanga buri muntu wese aravuga ati uriya ndamuzi, twariganye, twararirimbanye muri korali, turaturanye, cyangwa se turaziranye, cyangwa no muri famiye uvukamo bakaba bakuze nk'umwana mwiza, aho uri hose nyine ukaba uri umwana mwiza. Uyu munsi rero abantu nibo tugiye kuvugaho. Yego ni beza, buri muntu wese yakwishimira ko umwana mwiza cyangwa bakamwita gutyo, ariko reka tubagarukeho kuko nabo hari ibintu bibavuna, hari ibintu bibabangamira, ndetse bikaba byatuma bafata imyanzuro ushobora wowe kwibaza ukavuga uti se uyu muntu uko yari muzima afashwa ate, bigenze bite? Tugiye kurebera hamwe rero ukuntu wabanira aba bantu, ukuntu ushobora nawe kubabera mwiza, utabigendeyeho ngo uvuge ngo ni umwana mwiza, uriya nta kintu yantwara, cyangwa se ndabizi ko bizashira akongera akangarukira, ndabizi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amabanga aranga aba bantu twita abana beza, ndetse turebere hamwe uburyo ushobora kubanira bano bantu bagakomeza nyine bakakubera abana beza, kubera ko iyo igihe kigeze bishobora guhinduka. Kurikira rero kugira ngo umenye uburyo, niba wisanga muri iki gice cyo kuba witwa umwana mwiza, cyangwa abantu nyine ariko bakubona nawe ubyiyiziho, cyangwa se niba ari umuntu w'inshuti yawe ufite uzi uteye gutya w'umwana mwiza, wa muntu nyine uri kind, umuntu sosiyete yita umwana mwiza, ba hafi kugira ngo umenye uko uzajya ubanira aba bantu, kugira ngo utazatakaza uyu muntu kuko ni umuntu w'akamaro. Ikaze rero, reka nongere mbahe ikaze kandi mbashimire cyane, ndetse nkwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora, kugira ngo ikindi gihe cyose dushyize ibiganiro byacu byiza uzajya ubasha kudukurikira. Uyu muntu rero sosiyete yita umwana mwiza, cyangwa se nawe ubwe akaba abyiyiziho, ni wa muntu usanga niba umukeneye uramubonye, igihe cyose ari available, cyangwa se nyine bikamuvuna. Hari n'igihe nawe aba afite gahunda ze ariko akavunika, ariko akemera akakubera mwiza. Niba hari ahantu ugiye kumutuma, akaba yanakansaringa gahunda ze yari afite kugira ngo akubere mwiza. Akenshi aba bantu babikora ntabwo ari ibintu bigira, ni ibintu biba bibarimo, niko baba bateye, kuko aramutse ari ibyo yigira byazamunanira. Niba umumenye mu myaka 5, 10 ukabona ntahinduka, aracyari wa wundi, ugasanga nyine akubereye wa wundi, uyu muntu ntabwo ari ibintu aba yikora, ntabwo aba ari byo yigira, ahubwo niyo kamere ye, niyo mimerere, niko Imana iba yaramuremye. Uyu muntu rero uzasanga ahantu hose aba ahari, kuko agerageza gushaka icyanezeza bagenzi be, aba yumva nyine ari wa muntu watanga ituze mu bandi, akenshi we akaba yanabangamirwa ariko kugira ngo bagenzi be bishime. Niho uzasanga nko muri bisi, wenda nawe yarananiwe avuye mu kazi, cyangwa se afite n'ukundi kuntu atameze neza, ariko yabona umuntu unaniwe, umugore utwite, umusaza, umukecuru, cyangwa se ugasanga nyine abo bantu baba bakeneye kwerekwa impuhwe, ugasanga arahagurutse ati nimwicare. Mu by'ukuri si uko we atananiwe, ariko kandi ni uko nyine ni wo mutima, arahaguruka akaguha aho wicara ukagubwa neza. Uzasanga kandi ari wa muntu ukora byose akigomwa,
hari igihe uyu muntu ashobora kuba asigaranye nk'ibihumbi 5, hanyuma akabona umuntu aramubwira ati wampaye ibihumbi 3, ibyo bihumbi 3 rwose akabiguha akabikoherereza, kandi mu by'ukuri nawe ayo mafaranga yari ayakeneye, ariko akavuga ati niba ndi usigarane 2, sakindi irabibyara ikindi. Niko ateye, niko aremye, ntabwo ari ibintu yigira, ibyo bintu akabikora. Uwo muntu aba ari umwana mwiza. Uyu muntu ni umuntu usaba serivisi igihe cyose ukabona arabikoze. Ntabwo ari uko afite imbaraga ziruta iz'abandi, ntabwo ari uko afite ubushobozi buruta ubw'abandi, ntabwo ari uko atazi ubwenge bwo kujera igihe cye, kuko hari ukuntu njya mbona sosiyete ifata aba bantu ugasanga ikintu cyose ati niba mukeneye ukora ibi ngibi mubwire runaka, buriya we azaboneka. Wenda akenshi sosiyete hari n'ukuntu iba ibafata nk'abantu bagira hindiri, abantu bahurura, abantu bahora bahari. Murabizi kenshi muri sosiyete iyo uhoze uhari, iyo uri available, barabigusuzugurira. Si uko abo bantu baba batabizi, baba babizi. Ntuzagire nubona ufite umuntu w'inshuti yawe wamwiyambaza ukabona arakwitabye, wamuhamagara akakwitaba, ibyo bintu ntuzabimusuzugurire. Ntuzatekereze ko nta bwenge agira, ntuzatekereze ko atabizi atabibona, ahubwo niyo personalite ye, niko ateye, niko aremye. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo umuntu yirukankana, umuntu asiga ikimwirukankana, ariko ntabwo ashobora gusiga ikimwirukamo. Uyu muntu rero nawe kubera ko ariko ateye, ntabwo ashobora, nyine bimurimo, bimwirukankamo, ntabwo ari ibintu yakwiyambura. Ubwo rero nubona ufite umuntu nk'uyu, ibi bintu uzabimwubahire, umufate gutyo. Iya availability ye ntizatume umusuzugura cyangwa se ngo umufate nk'umuntu utagira ubwenge. Niko ateye, niko yaremwe. Ibyo bintu ahubwo uzabimwubahire. Hanyuma rero ugasanga niba ari umwana, niba hari hasigaye umugati umwe, ukabona awuhariye abandi bana cyangwa se n'ibindi bintu, ukabona we ntabwo ari wa muntu nyine ushaka kwikubira. Uyu muntu niko aba ateye. Uyu muntu arabikurana, ndetse no muri sosiyete agakomeza akagaragara gutyo. Kandi kenshi aba bantu baravunika mu mitima, baravunika, ariko nyine kubera ko ariko baba bateye, barakomeza, kuko nyine ntawe usiga ikimurimo. Ibi ngibi si byo nshaka ngo tuvugeho cyane uyu munsi, ahubwo ndashaka kubabwira ngo niba ufite uyu muntu umwubahe kandi umukomeze. Ariko kandi sindi bubure kubabwira ibibi byabo. Uyu muntu nkeneye ngo mumenye ko uyu muntu ni umuntu wo kwitonderwa, ni umuntu wo kubahwa, ni umuntu wo kwitondera. Nubwo uba ubona nyine uzi ngo umufatisha byoroshye, uramukontorora, ubigenze, hari indi mico bifitemo, hari ukundi kuntu bateye mutari muzi, cyangwa se wenda bamwe bari babizi, ariko uyu munsi reka tubishyire ku mugaragaro, tubishyireho umucyo, mbabwire ukuntu bano bantu bateye. Uyu muntu muba mubana, ukamuhamagarira igihe ushakiye ukamubona, ndetse ukaba nyine wamubonera igihe ushakiye, ukibwira ko nyine wamurangije, uramufite imyaka 5, uti niko abayeho, niko bimeze. No, ntabwo ari byo. Reka mbabwire, uyu muntu bya bintu agenda gukorera, uramukosereje arakubabariye 1, 2, 3. Uramuruhije, umukoresheje ibyo bintu byose, nyine uramutumye, yego birakunze, mperekeza hano birakunze, nkorera iki birakunze, ugasanga nyine ahora ahari ku bwawe. Noneho wowe ugashaka kuba wamusuzugura kubera ko nyine ubona ateye gutyo. Reka mbabwire, ibyo bintu numuhemukira rimwe azabibika, kubera ko afite wa mutima mugari, afite aho abishyira, afite ukuntu yihangana, afite ukuntu abijera. Umukosereza 1 akihangana, 2 akihangana, 3 akihangana, 4 akihangana, ukabona ni wa muntu arihanganye. Noneho bikazagera igihe wowe wumva
usa nk'umuntu nyine waramufashe amatwi. Ikintu rero gitangaje mutari mubaziho bano bantu, iyo afashe umwanzuro, iyo avuze ngo ibi bintu ndabihagaritse, iyo avuze ngo ibi bintu ndabiretse mbivuyemo, uyu ntabwo ari wa muntu uzaza uje kwinginga, ntabwo bishoboka, ntabwo byakunda. Ni hahandi uzabona umuntu agufatiye umwanzuro ugasigara wibaza uti no, uyu muntu uza niwe wabikora, noneho ugasigara uvuga ngo abantu barahindutse, ngo ngo burya umuntu ni mugari, ngo ntabwo nari nzi ko runaka byagenda kuriya, ngo ni gute bishoboka umva agufatira icyemezo niko bateye. Ni ukuvuga ngo ahantu yagendaga asitoka abika ibintu wagiye umukorera, akakwihorera akakubabarira, wowe ukibwira ngo nyine ngo byararangiye, ngo uriya muntu ngo niko ateye, ngo ndabizi, ngo ntabwo ashobora kumara, ngo uriya se ngo ashobora kumara, ngo yakwihanganira kumara icyumweru atamvugisha, ngo se ngo uriya ngo buriya ngo birashoboka, ngo reka ngo ndamuzi, kubera ko nyine yakubereye umwana mwiza muri cya gihe, imyaka 2, 3, 4, ariko hari igihe mu buryo buri psychologique bageraho bakaruha, barananirwa, imitima irananirwa, imitwe ikananirwa, noneho akagufatira umwanzuro ntakuka. Abo bantu ntabwo bajya bava ku izima. Iyo noneho mu bintu bijyanye nyine no kuba ari ibintu by'imibanire, yarakwihanganiye, urakomeza kugera aho wumva nyine waramaze kumufata amatwi, waramaze kumurangiza neza, noneho akagukorera ikintu utari witeze. Ukavuga uti umuntu twari tumaranye imyaka 10, 12, ko uyu muntu numvaga nari naramumetirije, ni gute byagenze gute ku buryo yakwibohora izi ngoyi? Ntabwo aba ahindutse, aracyari wa wundi. Ni wa mwana mwiza wamenye mukimenyana, ni wa mwana mwiza watumye, ni wa mwana mwiza waguherekeje ahantu hatandukanye, ni wa mwana mwiza wagusuye, ni wa mwana mwiza wabonaga mukicara mukaganira ukabona murahuje, ariko waramuremerereye. Iyo rero umuremerereye ni hahandi amera nk'ikirunga kirutse neza, ukabona aragutunguye, ukibaza ukavuga uti oya, uyu muntu ntabwo ari we, ntabwo bishoboka, ntabwo runaka, ntabwo ari we. Aha niho bahera bavuga ngo umuntu ni mugari. Yego, ntabwo ariko wari ubizi, ariko uyu muntu nawe arananirwa. Uyu muntu agira umutima nk'uwawe, nawe ni umuntu, arega buri wese. None se kuki nyine habaho abana beza hakaba n'abana babi? Bose se abantu baba bagira imitima, ahubwo uburyo bwo kwakira ibintu no kwihangana no kubibika buhoro buhoro, ntibahite bagaragaza reaction, nicyo bintu bitandukanya abantu. Noneho ugasanga wowe wa muntu wita umwana mwiza nyine afite ku buryo yihangana, niko ateye, niko aremye, ariko afite umutima mugari, abikamo ya makosa yose wagiye umukorera, akabikamo ibintu byose wagiye umukorera, wowe ukibwira ko nyine atabizi cyangwa se atabibona cyangwa se ariko bizahora, ariko dia nawe igihe kiragera nyine umutima ukamubana muto, umutima ukuzura. Ni hahandi rero agukorera ikintu ugasigara wibaza uvuga uti ibi bintu bigenze bite? Ibintu bigenze bite ko runaka yari inshuti yanjye, ubu se yandeka bigakunda? Byashoboka se? Niko bateye, afata umwanzuro. Ni ukuvuga ngo nta hantu na hamwe aba asigaranye mu mutima ho gushyira za mbabazi yakubabariraga cyangwa kwa kuntu yakwitwaragaho, ntabwo biba bigishobotse. Ntabwo biba bigishobotse kuko haba huzuye, nta handi hantu aba agomba gushyira ayo mafuti yawe. Rero aba bantu niba umufite mubanire neza, ntuzigere ugendera kuri izo ntege nke ze afite, niko ateye, ngo umufatirane ushake kuvuga ngo ndamutwara uko nshaka, ndi bumubabaze uko nshaka, ndabizi uriya ntabwo nyine ndabizi ni umwana mwiza araza kunyihanganira, ngo wowe umuhemukire, ntiwumve umubabaro we, ntiwumve ko nawe yababara, ntiwumve ko hari ibyo umukorera bishobora kuba bimuvuna umutima cyangwa bikamubangamira. Gerageza uyu muntu nawe umukipinge kugira ngo wa mutima utazuzura noneho akakurejeta, ugasigara wibaza ukavuga uti ibi bintu rwose ntabwo mbizi. Ugasanga umuntu aravuga ati yewe, ati runaka, ati ugasanga rwose
arumiwe, asigaye yumiwe kubera ko ibintu bimubayeho ntabwo yari azi ko ushobora kubimukorera. Rero niba ufite amahirwe yo kuba ufite iyi nshuti y'umwana mwiza, aba muri sosiyete twita abana beza, nabo ni abantu nk'abandi, ni abantu nabo barababara, nabo baravunika, nabo barabangamirwa, reka tubabungabunge. Niba uri umugore ufite umugabo w'umwana mwiza, bimwubahire, wimubabaza ngo ni uko ngo ubona ngo atange imbabazi, ngo ni uko ubona ngo adakomeza ibintu, buriya ngo ntabwo ibintu abigira big deal, ngo buriya ngo ejo ngo biraza gukunda. Hari igihe nyine uzibwira ngo ejo biri bukunde, ugahura nyine n'igihe umutima we wamaze kuzura, nta handi hantu afite ho gushyira ayo mafuti yawe, ubundi ibintu bigahita rwose bishwanyuka, ugasigara wibaza. Niba ari umugore wawe uteye gutyo, mubungabunge, umufate neza, umurinde nyine kumwuzuriza umutima mo ibintu bibi. Niba ari inshuti yawe, waba uri umukobwa ukaba ufite umukobwa w'inshuti yawe, waba uri umumama ukaba ufite umumama w'inshuti yawe uteye gutyo, waba uri umupapa ukaba ufite umupapa w'inshuti yawe uteye gutyo, ibyo bintu wibyitwaza ngo umuvune cyangwa se ngo wibwire ko ngo ni uko bizahora. Ntabwo ari uko bizahora, kuko nawe ni umuntu, agera aho umutima ukuzura, kandi iyo wuzuye arakureka, kandi iyo akuretse akureka akuretse. Ntabwo ari wa muntu uzaza kwinginga cyangwa se ngo yumve ngo hari n'icyo yicuza. Reka nta kintu aba yicuza, kubera ko we inshuro aba yarakubabariye abazizi, abazibuka, abagenda akusanya amakosa yawe n'amafuti yawe, akagenda rwose akabyegeranya, ubundi yajya gufata umwanzuro akawufata awufashe. Uyu ntabwo ari wa muntu uzaza kuba yicuza ngo avuge ngo yaragutakaje, ntabwo bishoboka. Aba yarakwiteguye kera, ibi bintu arimo aba abizi, ntabwo ari ibintu bimutungura, nta nubwo byamuhungabanya habe na gatoya. Niba rwose hari n'uwo ufite akaba yarakurekuye, noneho ukibwira uti ye buriya arampangayikiye, buriya bimeze gutya, buriya se buriya we ntababaye, buriya se ukuntu yankundaga, ukuntu twakundanaga, buriya se we bimuguye neza, ukajya wihesha amahoro, ukibwira ko we hari n'icyo bimubwiye. Aba bantu nta kintu biba bibabwiye, kuko ni abantu, ni ukuvuga ngo iyo nzira aba yarayiteguye, aba yarayinyuzemo mu buryo atazi nawe. Ubwo kugenda kubabarira yabaga arimo kubitegura, noneho wowe ukibwira nyine ngo uriya niko ameze nyine, azajya ahora mbabarira, reka mutware uko nshaka, oya, icyo gihe nikigera azakurekura, kandi namara kukurekura nta kintu na kimwe azaba yicuza na gitoya. Nibinabaho ukabona umuntu w'umushuti wawe wari umwana mwiza arakurekuye, ntuzigere wibwira ko hari n'ikintu na kimwe yumva yahombye, nta na gitoya, kuko niko bateye, niko baremye, aba yumva icyo yagombaga gukora yari yaragikoze, ahubwo igihe akaba aricyo kitari cyakageze kugira ngo akurekure. Byari ukugira rero ngo turusheho kubana neza n'abantu. Niba waragize amahirwe yo kugira uwo muntu, mukomereho, mukomeze, kuko ni abantu baruhura umutima, ni abantu nyine, iyo ufite umuntu ukumva akakuba hafi, bikuruhura umutima, bikakuruhura umutwe, ukumva uratuje. Rero abo bantu bacu tubasigasire, tubakunde, kandi ntitugire urwitwazo rwo kubabangamira no kubavuna ngo ni uko ari abana beza. Oya, igihe kiragera, iyo bananiwe barakurekura, kandi ntacyo guhomba baba bafite, nta no kwicuza bagira. Mwakoze rero kubana natwe. Iyi ni Star 204 TV, ni kwa Coco. Niba uri mushyashya, please kora subscribe, kugira ngo ikindi gihe cyose tujye tubana nawe. Ikindi inshuti zanjye, mukore like. Iyo winjiye ukora like, mu by'ukuri ni inkunga ikomeye cyane, ndetse n'iki kiganiro niba kigushimishije ugisharinge bagenzi bawe. Komenti zirakenewe kugira ngo tumenye uko ikiganiro mwacyakiriye. Ubundi rero Imana ibampere umugisha, ndabakunda cyane. Bye.